Uwiteka Imana ashimwe cyane, inshuti za Madrine tusingwire, amahoro y'Imana abane namwe. Nishimiye kongera kubabona, nishimiye kugaruka hano. Ni ukuri kandi nongeye kubashimira ko njyamara igihe ntaje ariko mukahaguma. Sinari nigera mbona abasubscriber banjye bagabanyutse. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha. Mba nifuza kuza hano buri gihe ariko nyine hari ukuntu bidakunda. Hari ukuntu bidakunda, abari byinshi. Hari igihe nyine bidakunda, kantu n'akandi ugasanga nyine igihe kiragiye. Nabanje kugira akabazo tekinike, biba ngombwa ko mpindura telefoni, maze kuyihindura ibindi bizana n'ibindi ndavuga mba bize njya muri ibi na biriya. Gusa mba mbatekereza. Imana yo mu ijuru rero ijye bampera umugisha, kandi sinzi niba hari umuntu hano ujye uvuga ati ariko uyu muntu reka musengere. Mana we simbizi, gusa niba nahari Imana izaguhemba. Kuko burya ntabwo biba byoroshye kugabura iby'Imana utagira ugusengera no guterwa Satani araguhagurukira. Ni ibintu baba ari byinshi cyane. Gusa ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ndamahoro, n'abanjye bari amahoro. Umuntu abakora n'akazi k'Imana, umurimo w'Imana mu bundi buryo bwinshi cyane. Mu minsi yashize nari narababwiye ko nanditse igitabo. Iki ngiki nagisohoye muri 2023 mu kwa 9. Ni ubuhamya bwigendera, n'urwandiko Imana yandikiye imiryango mbe niko mbyita. Hanyuma muri uku kwezi kwa 4 kurangira, mu kwa 4 ngira ngo kurangira, nanditse ikindi gitabo cyitwa, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko n'ubwiza bwo gutegereza Imana ku bantu b'abasingo batarashaka, cyangwa se abapfakazi, cyangwa umuntu wese mbese ugitegereje utarimariye. Kiravuga ku ngaruka zo kuba wakwisanga mu byaha birimo nyine guhura n'umuntu, umugabo guhura n'umugore atari umugore wawe, atari nabwo n'ubundi buhamya. Ni byinshi Imana yavuze birimo hano. Hanyuma muri uku kwa 5 gutangira, Imana irongera ingirira ubuntu bwo kwandika igitabo cya 3. Iki ni urwandiko, ni letere y'urukundo. Harimo experience y'ukuntu ntari nzi ko Imana ivuga. Imana yambereye umugabo ko yanyigishije kuvugana nayo. Yaranyigishije mu gihe nari muri Afurika, umugabo ari inaha. Yanteguriraga igihe nk'iki ngiki, kuko nubwo nari ntabizi ariko ubu ndabibona. So inyigisha kuvugana nayo, inyigisha ko mvugana nayo nkayisezeraho ngiye kuryama, gume hano mu gitondo tuvugane, nkabyuka nkamuhasanga. Urumva rero, na nyuma y'umutware kugenda, umubano nyine warasukuwe. So Imana rero, Imana ni nziza. Bino bitabo biri kuri Amazon, ku baba bari mu bihugu bitandukanye wenda atari muri Afurika, cyangwa ahantu hose wakusesinga Amazon. Ushobora no gusoma kuri Amazon online, cyangwa se ukagura kopi yacyo. Ariko iki ngiki cyo nanditse bwa mbere cyo, mfite copies nkeya mu Rwanda zirahari. So nacyo wakifuza yakibona. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ntabwo nje guha ubuhamya, gusa nje kubaha update. Twagarukiye mbabwira Shirashika ukuntu Imana yohereje umuhanuzikazi, umuntu nari menye vuba, wari ufite icyumba aho ngaho, ariko yari yaraje no kunsura azanye n'abandi, ariko ntibabona umwanya wo gusengera umwana. Kandi muribuka ko icyifuzo cyanjye cyagumye kimeze ngo, Mana basi wanyohereje umuntu, wampaye umuntu basi ufite amaso y'umwuka nkamenya icyo umwana arwaye. So aje ntibabemerera kuko amasaha yo gusura yari yarangiye, biba ngombwa ko basubirayo. Nta nubwo tuziranye cyane, urumva ntago nari umuntu w'ibyumba pe. Nababwiye ko
gushaka Imana cyane niyo nyota byaje nyuma y'umwana kurwara amaze gukira avuye kwa muganga, nibwo natangiye gushaka Imana nk'uwayitaye, mbona ibitero, mbona ukuntu bimeze, ibintu bimeze nabi. So rero Imana yaje kumutuma. Nababwiye ko igihe umwana Satani neza yari amunyibye, nkarara ngenda saa sita z'ijoro mpamagara abantu ntihagire umuntu ushobora kumfasha, pasiteri akamusengera agakira. Ubwo ababonye amatelefoni yanjye ayo saa sita nabahamagaraga, n'uwo mudamu rero niko byagenze. Yabonye telefoni yanjye ngo abyutse agiye gusenga saa 9, nibwo yabazaga Imana ati Mana, sinzi uyu mudamu se umwana byagenze bite, mbabarira umpa amakuru menye ukuntu bimeze, menye n'ukuntu mwihanganisha, niba umwana ari ukira nabwo tubwire ikibazo afite, niba umwana ari utaha nabwo tubimenye. Imana rero imuha amakuru nari nkeneye mu by'ukuri, imubwira n'uko ari buza akamusengera. N'uyu munsi nshimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo yari experience yabanje, ariko nshima Imana yo mu ijuru kuko yabaye experience yatumye menya Imana ku giti cyanjye, yatumye Imana impa ubuntu bwo kuyumva, kuba navugana nayo nkamenya ngo ni Imana ivuze. N'uyu munsi aho mpagaze nahinyujije zose ni training nabonye icyo gihe, kuko yari integurira ibihe bimeze nk'ibi ngibi. Rero ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Umwana yarasengeye, yaraje aramusengera saa 2 z'igitondo. Uwo mudamu yarabyutse arampamagara kuwa gatandatu mu gitondo, arambwira ati Imana yanyeretse ibintu kandi yambwiye ukuntu ndi gusengera umwana. Namushyize kuri pressure, ndamubwira nicyo ushaka cyose ndagikora. Yaratwite akuriwe, ndamubwira ndagutegera tagisi ivatiri ariko umbabarire uze. Arambwira ati nzaza ejo. Umuntu yaje ku cyumweru, kuwa kabiri arabyara, namwe mwumve ukuntu byari bimeze, afite n'undi mwana mutoya. So namushyize ku gitutu rero ku cyumweru mu gitondo araza saa 2 z'igitondo, yarahageze saa 2:15 twari turimo muri urgence, aramusengera. Umwana yari yarabyimbagatanye, amaso atareba, mu kanwa nakuragamo ibintu bimeze nk'ibinyama, kuko urumva hari arabuze, ntiyaryaga, umubiri dusiga amavuta kugira ngo udapfumuka, amazi akavamo, ku buryo bashakaga naho bari bushyire ntuza yo kunyuzamo umuti bakayibura, bari barayimwambitse nka hano mu mutwe. Yamusengeye saa 2:15 zo mu gitondo. Saa 7 umwana arambwira ati ndashaka kurya. Hari umuntu wari unsuye twasenganaga, arayiruka nkajya za Nyamirambo anzanira udufiriti n'uduki. Umwana tumushyira mu kanwa, ubona ko ashaka kurya biramunanira, ariko nibura bwari ubwa mbere avuze ko ashaka kurya. So saa 10 z'umugoroba nari mufashe ukuboko, turimo kugendagenda, namwambitse n'inkweto, yabyimburutse guhera ku mutwe kugeza ku kirenge. Nanjye sinzi ukuntu byagenze, sinibuka mubona agenda agabanyuka, oya, nibuka ko yasabye ibiryo, ariko icyo gihe yashoboraga kureba. Saa 7, saa 10 nari mufashe ukuboko, turiyo tugenda, cyambaye sonde nayo tuyiteruye. Abaganga baje muri control basemada, urakora iki muri emergency ko tubona umwana wawe ari muzima? Bati vuba na vuba genda byo muri ward isanzwe. Nuko bamukuraho sonde, batwohereza hasanzwe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ibyo yari yambwiye byose byarasohoye. Yarayambwiye ngo bazamufata ibizamini byose bibaho, ariko nta kintu na kimwe bazabona. Imbwira n'umunsi nzatahiraho, kandi koko nibo natahiyeho. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru mbona imbohoreye umwana muri ubwo buryo. Ndibuka ko ubwo bwari ku cyumweru, kuwa 4 ukurikira, kuwa 4 icyumweru gikurikira nibwo twatashye. Ndimo kubarisha, ndibuka nahuye n'umuganga umwe mu bamuvuraga, arambwira ati umwana wawe rero ati turabona ameze neza, ari muzima, ati niba ibyo yararwaye ari byo. Ndamubaza se nawe ufiteho possibility yuko ibyo yararwaye bitari byo? Arambwira ati mbese no kuvuga ngo nabo abaganga ntago bajya bakwemerera umwana nta ndwara afite, ariko nabo barabibona n'abantu, kandi abenshi baba bari n'abanyamwuka, nabo barabibona. Mu by'ukuri umwana ku myaka 4 bamusuzumye indwara zose zibaho mu buzima. Ukibaza nawe umwana w'imyaka 4 baradusezerera
turataha umwana afatwa, mwibuke narababwiye ngo agifatwa, navuze ko ntari buhanga utanga ubuhamya ariko n'ubundi ndabivuze, ajya gufatwa kwiga byari byaramunaniye, naramukikiraga kwa kundi ukoresha umwana homework muzita niba ari devoir, akagira ijwi rimuvugiramo ry'umuntu ukuze, akambwira ngo ntabwo nshaka kwiga, akansiga akagenda. Abarimu batangira kumbwira bati umwana kuko ibyo tumwigisha no kwandika izina rye ko arimo gustragolinga, ariko je sinigeze mbyitaho kuko narabibonaga ko afite ikibazo, kuko mbere yarameze neza. Nuko ubwo rero turi muri shirashika mbere yuko ataha, akimaze kubyimburuka batwohereje muri ward zindi, icyo nakoze ko ari ukumuha ikaramu n'urupapuro buri munsi uko yicaraga, nkamubwira ntandika rimwe akayandika, nkabyandika nkashyiramo imirongo, nkamubwira ntibikurikiza akabyandika. Mbona umwana ubwenge bwagarutse, mbona umwana ni muzima, naho yahereye n'uyu munsi ni umunyabwenge cyane. Rero twavuye muri ibyo bitaro dutaha amahoro. Muri jewe numvaga intambara irarangiye, ahubwo nibwo yari itangiye. Intambara nibwo yari itangiye. Inshuti z'umusaraba mureke mbabwire, narababwiye ngo intambara y'umwuka ni yawe wenyine, ibigutera ubyumva wenyine. Nari mfite abakozi babiri, ariko mu gitondo nabyugaga nkababaza, mwumvisha ibyaraye bikubita urugi rwanjye rw'icyumba, natangiraga gusenga, mwumva nk'ibuye ringana n'ikiri kubisa icyumba, nkumva umuntu ari yaragenda muri koridori, ibicukura hanze, amasuka. Mu gitondo nkababaza, mwumvishe? Bati ntacyo twumvise. So intambara yari iyanjye, nijye wabyumvaga. Niyo mpamvu abantu batazi isi y'umwuka ibintu batabakugira umusazi. Ushobora bisaba guceceka ntunasakuze cyangwa kuko hari abantu batabyumva, bakugira umusazi. Niyo mpamvu ubona abantu bamwe babajyana mu bitaro ngo yarasaze. Ntabwo ari ubusazi, ibyo wumvise uba wabyumvise kandi biba bihari bifatika, ahubwo nuko intambara ari iyawe, ari wowe wenyine ubyumva. So reka ngarukira ahangaha, utaha nzababwira uburyo twavuye mu bitaro, nkongera kubona confirmation yuko mu by'ukuri umwana ntacyo yari arwaye. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Ndasoza mbasaba ngo nagumye mbabwira ngo muhishe imiryango yanyu, mujye Mana yanjye, mujye mubabumbatira mu masengesho, muhisha abana banyu, abafasha banyu, abatware banyu. Nta sengesho ritoya ribaho. Satani yashaka kukunyaga arabanza akakugira bize, akaguhuza, akagira ikintu akwambika ku maso, ibintu bimwe by'ingenzi ntubyiteho, ukabona ari ibisanzwe cyangwa ejo bundi biragatsindwa kubaho. Satani akagutera utarabirose, nta yerekwa, nta buhanuzi, sinzi, nkunda kubibabwira. Mu by'ukuri ni byiza, kuko niyo bikugeze uravuga utari wenda nananiwe guhagarara, ariko narabibonye, ariko narasenze, nako Imana yarambwiye, Imana yampaye amakuru, biragatsindwa kubaho udafite. Nababwiye ko itangiriro rya byose nari ndiho, nta nzozi, nta yerekwa, nari umutesi utereye aho ngaho. Ndashima Imana uyu munsi ko mu by'ukuri n'umwana ajya kurwara ibicurane nabirose, basi nabirose. Okay, jewe ubwo n'impano yanjye yo kurota, wowe nawe Imana ifite ukundi kuntu ivugana nawe. Hari uwerekwa akaba ari aho gusa akabyerekwa, hari no kubyiyumvamo ukumva urabyumvise, ukumva usa ngo hari nk'ikintu, hari umwuka mubi uri aho ngaho ushaka gutera umwana uko ubyumva uko ariko kose. Ariko niba ibyo ukomeza usaba Uwiteka uti Imana, kuko ijambo ryayo rivuga ngo nta kiba ku bakiranutsi banjye, ntagize gute, nta kibabwiye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha. Mukomeze kunsengera, nanjye mbasengere, dukomeze dusengera. Imana ibandindire, ibarindane n'abanyu, ndabakunda. Shalom, shalom, shalom.